turakwitabye karamenya gasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu gatatu w'icyumweru cya 20, tariki 21 Kanama 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Piyo wa 10. Mbere yuko tugiye gukomeza no gusomerwa amasomo matagatifu, reka tugire icyo tuvuga kuri Mutagatifu Papa Piyo wa 10. Ni ibintu bitanu bibuze no kugaruka no muri amasomo bitanu. Reka ngira ibintu bitanu muvugaho. Cyambere tumwibukira no kurengera amahame mezwa na Kiliziya. Icya kabiri n'uburyo avugura amategeko ya liturujia. Icya gatatu n'uburyo akundishije abantu misa ndetse n'amasakramentu. Icya kane uko yatoje abantu guhabwa kenshi umubiri wa Kristo. None icya gatanu gikomeye nuko ku gihe cye ari nabwo abana bahawe nabwo uburenganzira bwo guhabwa umubiri wa Kristo, abana bato. Ibyo byose rero bigatwereka uburyo yabereye Kiliziya umushumba w'indacogora. Dukomeze tumwigane hamwe n'amasomo y'uyu munsi. Isomo rya mbere tujye kwakira turesanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 34 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Uhoraho abwira iri jambo ati: mwana w'umuntu, hanurira abashumba ba Isiraheli iberekeyeho. Bahanurira ubabwira uti: dore uko Nyagasani Uhoraho avuze, bari imbere abo bashumba ba Isiraheli biragira ubwabo. Mbese ye ubundi abashumba ntibagomba gukenura ubushyo? None mwebwe muri nywera amata, murambara imyambaro y'ubwoya bw'intama, mukibagiriza imishije kurusha izindi, ariko ntimwite ku matungo. Intama zinanutse ntimwazondoye, yarirwaye ntimwayivura, cyangwa mworore yakomeretse. Ntimwagaruye yari yatanye ngo mushakashaki yazimiye, ahubwo muzishorerana ubugome n'umwaga. Zaratatanye kuko nta mushumba, zihinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko zatatanyijwe. Dore amatungo yanjye arangara ku misozi yose n'ahantu hose hirengeye. Yakwiriye imishwaro mu gihugu cyose, nta n'umwe uyitaho, nta n'uwaruhije ayashakashaka. None rero mwabashumba mwe, nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Mbirahiriye ubugingo bwanjye, uwo ni Nyagasani Uhoraho bivuze, kubera ko amatungo yanjye yatejwe abashimusi, agahinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko nta mushumba afite. Abashumba banjye ntibite ku matungo yanjye, bakiragira ubwabo aho kuragira amatungo yanjye. Nimwumve noneho mwabashumba mwe ijambo ry'Uhoraho. Nyagasani Uhoraho aravuze ngo: dore ngiye kwibasira abo bashumba, nzabanyaga amatungo yanjye kandi kuva ubu mbabuze kundagirira, bityo bo baherukiraho kongera kwiragira ubwabo. Nzavana intama zanjye mu kanwa kabo, ntibazongera kuzirya ukundi. Koko Nyagasani Uhoraho aravuze ati: dore ngewe ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura, andagira mu rwuri rutoshye. Anshora ku mariba y'amazi apfutse, maze akankomereza umutima, anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza abanzi banjye babireba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Kuko neza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza ku 16. Muri icyo gihe abaciro uyu mugani ati: ingoma y'ijuru imeze nka nyiri umurima wazindutse mu museke, kugira ngo ararike abamukorera mu mizabibu. Amaze gusezerana n'abakozi denari imwe ku munsi, abohereza mu mizabibu ye. Ngo asohoke nko ku isaha ya 3, abona abandi bandagaye ku kibuga. Arababwira ati: namwe nimujye mu mizabibu yanjye, ndibubahe igihembo gikwiye. Maze bajyayo. Yongera gusohoka agana ku isaha ya 6, n'ahagana ku ya 9 abigenza kwa kundi. Yongera kugenda ku isaha ya 11, abona n'abandi bahagaze. Arababwira ati: niki gituma mwahagaze ngaho umunsi wose ntacyo mukora? Barasubiza bati: nuko ntaho turaritse. Arababwira ati: namwe nimujye mu mizabibu yanjye. Bugorobye nyiri mizabibu abwira umuhingisha ati: hamagara abakozi ubahe igihembo cyabo, uhereye ku baje nyuma uheruke abaje mbere. Nuko rero abo ku isaha ya 11 baraza, maze buri muntu ahabwa idenari. Abambere baza batekereza ko bari burengerezweho, nabo ariko buri muntu ahabwa idenari imwe. Bayakira binubira nyiri umurima bati: abaje nyuma bakoze isaha imwe gusa, ubagiriye nkatwe twahanganye n'umunsi wose n'izuba.
we rero asubiza umwe muri bo ati mugenzi wanjye ntacyo nkurenganyijeho, si ide na rimwe twasezeranye? Fata ikiri cyawe maze wigendere, njye nshatse guha uwaje nyuma nk'icyo nguhaye. Sinshobora se kugenza uko nshaka mu byanjye? Cyangwa se undebye nabi kuko ngize neza? Ngo kuko abanyuma bazaba ba mbere n'abambere bakazaba ba nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ubutabera bw'Imana buri munsi. Mbere yuko tugiye kumva ubutabera bw'Imana butambuka muri aya masomo atagatifu tumaze kuzirikana, ubanze wumva ino nkuru, bityo nawe ugenda ureba niba ntayo wahuye nawe muri ubu buzima, cyangwa niba nta muturanyi mwegeranye wahuye n'ibimeze nk'ibi ngibi, bityo nawe ufata ingamba zo kongera kureba uburyo yica urubanza, niba utajya urugoreka, niba uri katabogama cyangwa niba ujya ubogama. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore wari umaze gucyuza ubukwe, nuko ageze mu rugo aratangara, yongera arishima cyane uko yasanze umugeni we, nuko biramushimisha cyane. Ngo muri ako gace ngo abakobwa bose bari bariyandaritse, umusore yaza gutangazwa nuko yasanze umugore we, umukobwa we ari isugi. Nuko biramushimisha cyane, afata icyemezo cy'uko agiye guhemba ababyeyi bamurereye umukobwa, uburyo umugeni amuhesheje icyubahiro, ababyeyi bamureze neza. Ngo yari afite amadolari 5,000 kuri konti ye, afata icyemezo cy'uko agiye kuyakurayo, ubundi agire gute ahembe ababyeyi bamurereye neza. Ageze mu nzira atwaye amadolari 5,000, nuko ahura n'umugenzi amuha amakuru kuri wa mugeni we, kuri wa mugore we, maze ngo aramubwira ati uyu mukobwa rero umaze gusaba yarezwe n'abantu benshi cyane. Uwa mbere ni nyina wamubyaye, nyina amaze kumubyara amurera imyaka 3, nuko rero amuhereza se, bishoboke ko nyina yigiriye ahandi. Amaze kumuhereza se we yamureze umwaka umwe gusa, arangije amuha nyirakuru. Nyirakuru nawe amurera imyaka 2, ibaye ingahe? Ibaye 6. Uwo nyirakuru ngo amaze kubona ko bishoboke ko byamunaniye, amuhereza nyirarume. Nyirarume ngo guhera ku myaka 6 amurera, amwitaho hafi kugeza mu myaka 26. Aramukuza, aramurera, amurihira amashuri yose, abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Nuko igihe kiza kugera ngo ku nshuro ya 5 noneho uwo mwana aza kugera cya aza kujya kwa nyirasenge. Avuye kwa nyirarume umureze hafi imyaka 20 yose, amumenyera byose nta na kimwe asize. Ageze kwa nyirasenge agira cyo mu gihe gito ahita abona umugabo, ahita azaramushaka, akiraho kwa nyirasenge, asabirwa kwa nyirasenge. Ubwo amaze gusabwa noneho nibwo yatashye iwawe mu rugo rwawe. Wa mugabo abyumvise arishima cyane bikomeye, uburyo abantu bose bagize uruhare mu kurera umugore we, mu kumwita bakamuha uburere. Nuko afata icyemezo cy'uko ya madolari 5,000 agiye kuyafata, ubundi akagenda yabaganya bose. Ese uri nkawe ukurikije uburyo aba babyeyi abantu 5 muri umuryango barize uyu mukobwa, wabigenza ute? Wabagabanya ute amadolari? Nuko wa mugabo afata icyemezo cy'uko agiye guhera kuri nyina mubyaye, amuhereza amadolari 1,000, arakomeza no kuri se amadolari 1,000, arakomeza no kuri nyirakuru amadolari 1,000. Bigeze kwa nyirarume, nyirarume arivumbura ati koko nyina yaramutaye, se aramuta, nyirakuru ntiyashoboye kumurera, ninjye washoboye kumurera njye nyine imyaka 20 yose murera, none koko nganye n'abari amafaranga ntago nshaka kuyakira. Noneho bigeze kwa nyirasenge, kwa undi wamwambitse nyine nk'umugeni amutegura, dore ko wamuteguye igihe gufi, ati reka da njyempe ureze umugeni bitahanwa, mwiteho mugeze mu rugo, abari njyewe uhabwa kimwe n'abariya. Nawe amadolari 1,000 nawe ahita arayanga. Nuko ko akomeje kuyanga, ntuze kumbaza uko wa mugabo yaje kubyitwaramo. Bakomeje bivumbura uburyo ari bo bitaye ku mwana, none abataramuruhiye nibahembye. Ashatse kubanganya abamwitaye ku buryo bukomeye cyane, baramuvunikira, bamwitaho, none koko
abahembe kimwe kandi abandi bari baramutaye. Mubyeyi urubanza warukemura utari wowe. Bamwe bati ni akarengane, uyu mugabo afite akarengane, yagomba gufata nyine umugabane munini akawereza uriya umwitaho imyaka 20 yose, cyangwa uriya wamushyingije. Nyina se bikagenda bite? Se we bikagenda we nta ruhare yagize. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe, nguko uko buri wese mu mukiro agomba kugira uruhare rwe. Nshobora kugira uruhare ruto ukagira runini, ariko twese tuzahembwa kimwe. Iyi nkuru tumaze kuzirikana iratwerekeza ku ngingo ikubiyemo mu masomo uyu munsi yitwa ngo ubutabera bw'Imana butandukanye kure n'ubutabera bw'abantu. Twebwe abantu dukunze kwishakira ibintu byinshi, rimwe na rimwe tukarenganya, tukagenda tubeshyira Imana ko ari guturenganya, kandi abandi tutigeze tubarengera. Na niyo mpamvu tugiye kuzirikana ku bintu bitanu biza kudufasha kureba ubutabera bw'Imana uburyo butandukanye n'ubw'abantu kure. Icyambere, ubutabera ni iki? Bavuga ko ubutabera c'est rendre ce qui est dû, ngo no guha umuntu icyo mugomba nawe akaguha icyo akugomba. Niki cyo bita ubutabera. Icya kabiri tuzirikana, reka tuzirikana ubutabera bw'Imana. No guha buri wese ikimukwiye, ariko Imana yo irarenzaho, ntabwo duha gusa icyo dukeneye, ahubwo duha icyo dukwiye. Imana ireba uko tubayeho, Imana ireba akarengane twagize, buri wese ikagenda igira ite, ikagenda imukoresha. Ubutabera bw'Imana twabwerekeza ku isomo rya mbere, aho Imana ibona umuryango wayo waratereranywe n'abashumba, abashumba gito, nuko bagatatanya ubushyo, abandi ntongeye kwita ku bushyo. None Nyagasani umushumba mukuru, umushumba mwiza, afashe icyemezo kigira kiti, dore ngewe ubwanjye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Amen. Imana ubwayo yifatiye icyemezo nyuma yo kubona akarengane abana babo bari kugira, umuryango wabo uri kugira, kandi ufite abashumba, ufite abayobora. None ubwayo Imana iriyiziye kugira ngo tuyobore kubera impuhwe zayo. Njye na Zaburi uyu munsi itwerekeza ku Mana umushumba mwiza, uharare umushumba wanjye ntacyo nzabura. Amen. Buri wese Imana imugenera ikimukwiye, buri wese Imana iramureba ikamenya icyo akeneye, ngo umushumba wita ku bushyo bwe. Twumvise mu ivanjiri uyu munsi umugani w'abakozi mu mizabibu. Umuzabibu wa Nyagasani, ati namwe nimujya mu muzabibu wa Nyagasani. Ibyiciro bitanu byose birerekeza ku butabera bw'Imana, ko buri wese Imana izi mushakashaka bitewe n'aherereye n'icyiciro agezemo. Buri wese ku isaha ye Imana imuteganyiza umwanya. Iyo Mana rero niyo tuje kora umushumba mwiza, amenya buri wese, akamenya imfuruka buri wese arimo, akamenya buri wese aherereye, akamenya n'icyo buri wese akeneye. Imana ishobora kuza ku isaha ya mbere, ikaza ku ya gatanu, ku ya 10, bitewe na buri wese aho Imana ishaka kumukura. Kumvise nyiri mirima aza mu byiciro bitanu. Icyiciro cya mbere mu museke, bishoboke ko ari nka saa 11, saa 3, saa 6, saa 9 na saa 11. Yivanjiri bakunze kwita nanone les ouvriers de la 11e heure, abakozi bo ku isaha 11. Babandi bashobora gukerererwa, ariko impuhwe z'Imana nazo zikabasanganira, gusanganirwa n'impuhwe z'Imana. Rero akenshi mu gihe Imana iri gutugirira impuhwe ikazijyana mugenzi wanjye, akenshi ndaga no kwijujuta, nkijujuta nk'abanyogosenge ba marume n'abandi benshi cyane bagenda bijujutira abandi. Abarerekeza none ku bafarizayi, abigisha amategeko, babandi bibona nk'intungane, nuko bagacyaha, bagakabukira abanyabyaha basanga Yesu. Wowe nanjye turimo ngaka karengane k'umuryango w'Imana. Babandi bashaka gusanga Yesu abasoresha indaya, ibyo manzi. Abafarizayi abigisha amategeko bakabishati, koko arasanya n'abanyabyaha, arasangira n'abasoresha. Ngo ubutabera bw'Imana butandukanye kure n'ubutabera bw'abantu. Abantu babona ari akarengane Imana iri gukoresha, ariko Imana yo buri gihe ishaka guha buri wese, ikagira buri wese neza. Ubutabera bw'Imana nuko abantu bose bahirwa, ikagira abantu bose neza. Icya gatatu tuzirikana muri amasomo y'uyu munsi, nuko buriya wakubaza ikibazo se abakoze cyane muri aba bose muri ibyiciro bitanu ni bande? Kimwe na cya kibazo ati ninde wareze umwana igihe kirekire? Ninde wahembwa menshi muri aba babyeyi batambutse imbere y'umukobwa? Ninde wahembwa menshi? Nyamara birashoboka ko bari abakozi bo ku isaha ya mbere baje kare, bishoboka ko igihe cyageze bagatangira bakanebwa, bagaha ibere umuhini w'isuka, bagatangira bakiganira, bakanegurana, bakanengana, kandi bari gukora. Biranashoboka ko bari abandi baje nyuma bo bakoranye umwete, bakorana ishyaka ibakwe, kuko bari bagifite imbaraga, naho abandi bo bagiye ku isaha 11 nyine bashize bananiwe.
nibwo batangiye rero kwivubana no kwivovota ati turigendeye kugaya icyo nyagasani yabahaye. Icya kane twazirikana ni uko ivanjiri yerekeza ku bagarukiramana. Ushobora kumaza igihe kirekire ubatijwe nk'imyaka 50, undi akamara imyaka 20, undi akamara imyaka 10, undi akamara amezi 5, undi akamara umunota umwe, abo bose mukazahembwa kimwe, igihembo cy'ijuru ni kimwe. Ngiye bya 5 ngomba kugaburira abantu 5 bose nkabahereza kimwe. Abantu kimwe bitewe n'icyo mwumvikanye. Ese twumvikanye iki n'Imana? Twumvikanye igihembo kimwe, ingoma y'ijuru. Iri denari rirerekeza ku ngoma y'ijuru twese tuzabona. Twese abakoze ari abahereye kare bakora neza n'abazakora nyuma. Imana ntigihagarara guhamagara. Buri saha Imana yongera guhamagara abaza kuyikora mu zabibu wayo. Ese yageze iwawe cyangwa ntiragera iwawe? Nawe yitegure maze nawe ujye mu zabibu Nyagasani. Rero ikiri somo ridusaba no gutirara no gutirata. Kuko igihe n'igihe Nyagasani ashobora kuzasanga wararambitse, waranarambiwe, waritahiye, warivumbuye. Tuzirikane ko Imana yo ihora buri gihe iturebera mu ndorerwamo y'impuhwe zayo. Ubutabera bwayo ni ukugirira umuntu neza. Icyanyuma twasorezaho ni uko burya twese turi gukora nk'abari mu ikipe imwe. Iyo umukinnyi umwe atsinze igitego ntabwo yidoga ati ninjye watsinze. Nubwo yaba ari umwe watsinze, ikipe yose barayihemba. Rero turi mu ikipe, nta kwidoga ngo ninjye watsinze, ninjye bagomba guhemba byinshi, ninjye wakoze igihe kirekire, ninjye wareze wa mwana igihe kirekire. Twese tumeze kimwe mu ngoma y'Imana, tuzahembwa kimwe. Igihembo cy'ijuru ya denari imwe ni iki? Ni ubwami bw'ijuru. Nawe rero witoze gukora ubwami bw'ijuru. Urebe niba ujya ukorana n'abandi, urebe niba ugendera mu nzira nziza z'Imana, urebe niba ukora muri ekipe ukumva ko n'undi nawe Nyagasani yamugira neza. Kuki numva ngewe ari njye batonesha abandi bo bakabatoneka? Kuki numva abandi babarengera ngewe bakandenganura? Ubutabera bwawe buri hehe? Bushingiye he? Uyu munsi nawe ugiye kwigana ubutabera bw'Imana maze ugende neza mu nzira z'Imana. Ureke Imana ikuyoborere, yugure ibitekerezo byawe maze nawe ukore neza. Kwese icyo dushaka ni umukiro. Iyo abantu bakoranye neza bakora umuti, iyo abantu bakoranye nabi nanone bakora uburozi. Nawe urebe niba ntawe warengagije. Niba utajya urenganya Imana, wijujutura Imana uti Nyagasani ukenge wankoze iki ngiki, uki wambaye iki ngiki, uki utari kumva ibi ngibi, kuki uri kungerageza, kuki ugasanga igihe cyawe kirekire ukimara kujujutura Imana. Kandi Nyagasani yifuza kukugira neza, agakuyobora inzira nziza. Ureke Nyagasani akuyobore, nibwo kuko uzagera heza hashimishije, uzahembwa bishimishije ingoma y'ijuru. Mutagatifu Piyo udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.